n'umuntu ngo ugire inyabana na Juno arambwira ati rero ubu ngiye kuzajya gusabira Juno ku Kibuye numva nimuzerwa mumwirukaho numuzamufatisha ase ubundi Juno we wari wahura nawe mana nukuri bros Juno simuzi mana yanjye nta nubwo njya nifuza kumumenya pe basina namufana nabonaga biri gucika kuriya gusa mu bantu mfana ni Bruce Melody wenyine wenda akazona ariko ngo Bruce Melody yigeze kuguhaka awa Juno rero masha nuko ni no mumbaze kabisa nabonye biri gucika kuri nawe ubyinjiye najya mbabyinjiyemo ndavuga nti mbona ntawo muhuriye kandi rero Joyeze nawe yarabifashe nabi none se mu byukuri urumva Joyeze wowe utaramuteye ubwoba yase bwoba bwiki wowe nimba umusore afite ngera yavuze nti Juno ashobora kuba afite indangaciro kuko simuzi wenda yishakira nka Miss nk'abo ba Deben ashaka nka ba Miss Pamela n'urugero none umuntu turutse yepfuvuye iyo ngiyo mu muntu uza mu kazi ko mu rugo ngo shaka Juno bwiwe n'iki Juno ko adafite iterambere ryo gushaka ariko rero Joyeze mu muco wa Kinyarwanda ntago umukobwa bakwiye gutereta umuhungu umuhungu niwe ukwiye kugutereta nawe iyo wagiye kumuririmbira wa musari ya Fazara aranakwihorera akagucima none se Vava tuvuge wakunze umusore wowe uri umukobwa aho kugira ngo upfe ni wabimubwira urabimubwira ariko none kwiri guririmba ukabishyira muri social media kwiri guririmba ubyereka abantu bose ahubwo bijya bamwe baravuga ati se ura mukobwa we yirebye bona yakunda nura musore ese nyine ugasanga nabimutekereza mu mutima w'abantu bagiye kujya babimubwira bikagereka ko kuba atakwiyumvamo na ya magambo menshi akaza mu matwi ye ugasanga nyine bipfiriye rimwe bavuga ngo gutya na gutya tuzabyereka n'ababyeyi ariko gusa abagutereta bo barahari muteretana baba hari damese hari umuntu ugira uwo bateretana kandi nawe urukundo warufite ntarwo mfite rwa none ahangaha cyetse mu bihe bizaza kandi Vava ufite n'amafaranga ntayo barandahiye ngumu ewana itakora bari amafaranga ntayo n'ukuri ngugira akantu ko kurakara nibyo cyangwa byarashize ndarakara rwose ngiye nk'intukiye mama nk'urugero wa mugore Jennifer igeze kuntukira umubyeyi rwose niyo tuba turi kumwe nari kumukubita twari burwana abantu bakunda umuntu bavugaho ibyiza niyo uvuze ibi bivugira hirya ariko none mama wanjye ntawe uramubona muri showbiz bongeye bavumbye tuzafata itoroshi ubwire nyoko haye no mumurike mu nyo numva ngiye ngize umujinya akazana amakanu ngako kuko mama ni inshuti yanjye Fazara ukanyitukira ngewe ariko mama wanjye ariko Vava ko nawe baba abatutsi ngeze ngo namututsi iki ko yaje mu kiganiro ku rugendo Vava ubwi Vava nawe ntabwo ujya woro Joyeze waramwihanye mana Joyeze ntabwo namututse Joyeze namubwiye nti ucunga Juno niba akwemera utaza utigiye cyawe cyubusa ubundi gahunda yawe y'umunsi ubundi biteye iyo uri mu rugo gahunda yanjye y'umunsi ahantu nkunda ku kibundi mva mu rugo ariko bampamagaye mu kazi iyo nzi ko ntari bukore ndaryama nkageza saa 4 nkabyuka nkiborosa namara kwiborosa nkakoropa namara gukoropa nkoza ibyombo ubundi nkateka igikoma ubwo rero namara guhisha igikoma nkakinywa namara kukinywa nkajya muri dushe navayo nkateka ibya saa 6 ubwo ngubwo cyane niba ari byo nshyushya nkabishyushya nkaguma aho rero mu gipangu nagize umugisha wo guturana na ba nyiri ibyondo tuba turi kumwe batuye aho ngaho nkaguma aho ngaho haba ba Fisi haba bandi umpamagati ngwino dukore ubwo nkahita nambara nkagenda ntabana ese umuntu bita Fidawusi uramuzi ndamuzi ni umushuti wanjye Fidawusi umuzi iki kidasanzwe Fidawusi ikintu muziho nuko ngo yabyaranye na Ndimbati ariko ndamushimira cyane abana be yarabareze we nyirabo araguma hangana nabo rero n'ubutwari yakoze usanga abandi bakobwa batwara inda kuriya ugasanga rushyi wamuyimuhaye ngo nayikuremo ariko kuba yarabyaye bari abana be bakaba bakuze mese ndabishima cyane maze iminsi numva inkuru bagiye gukora ubukwe ntabyo yambwiye niba yaratwiciye ariko umukobwa ugiye ariko rero nawe uba ufite amakuru mbibona kuri YouTube Novation Smart TV. Yes, reka nongere ngusuze wowe udahwema kudukurikirana hano kuri Innovation Smart TV. Muri kubona umukobwa wicaye hano imbere, wicaye neza, usa neza, kuturinete twe, kutunwa dusize neza.
ndakwakiriye nubwo nagiye gutanga introduction mbona ukuntu kubisutura ku matama numva ewana birankumfurimye cyane. Umeze neza se? Meze neza ndashima Imana. Ewana muri iyi minsi rero urimo urakora udushya tudasanzwe. Utuwese ewana hari ukuntu ndi kugenda nkubona ahantu hose ndi kukubona ndi kubona Vava ni uri Vava none umushyashya. Vava umwe wa kera ntabwo ari we ndi kubona maze iminsi ndi kukubona uri kureba ibiki se nyine. Ewana ku mavideo yaba imvugo za Vava ewana ubona yuko Vava hari intambwe agezeho kandi intambwe nziza cyane. Yego Vava rero abantu batazi Vava ngewe ukuntu muzi Vava ni umuntu waje atunguranye. Vava yakoze indirimbo imwe akoze indirimbo imwe bituma abantu benshi babasha guhita bamumenya. Hari umunyamakuru umwe wamuzanye mboneho no kumushimira. Witwa ndese? Oya nta kibazo nawe uraza kumwivugira. Vava rero amaze gukora ako karirimbo ke bita Dore Imvugo. Ndabeshya siko bakitaga ku karirimbo se waririmbaga ubwiza bw'inyamaswa ziba ngo muri parike ariko ako karirimbo kaza gukundwa n'abantu. Urumva yuko rero burya Imana yakugeneye ushobora kukigeraho si ngombwa ngo urakora ibintu birenze cyane iyo Imana yakwihereye umugisha urabubona nawe ukubuza. Ese Vava mbere yuko ubundi uza kuririmba iriya ndirimbo Vava yari muntu ki? Nari umuntu uraho usanzwe nibereye mu ntara nyine Nyamasheke. Yego. Ariko narabitekerezaga numvaga mbese nzazamuka kuzamuka kwanjye ntago byigeze bintungura. Yego. Ariko numvaga ko nzajya Kigali kandi nkajya kuri radio ndabyibuka 2016 nigeze guhamagara polisi ndababwira ntariko ni ngewe nshaka kujyaho perezida yaje kandi nkamuha impano. Yego. Abapolisi barambaza se iyo mpano ni impano ki? Ntige mfite inkoko yanjye nzayiha perezida aho yaje kwiyamamaza nzayijyana. Ati se wa mwana ufite imyaka ingahe inkoko ari inkoko nyabaki ubundi iyo nkoko azabanza bayipime iyo nkoko. Yego. None rero yari buze mu kirambo icyo gihe Inyamasheke ubwo mbwira mama ngo ngiye kujyayo arambwira ati rero ntago uri bumubone nunajyayo haba hari abantu benshi ntago uramubona. Ubwo numvaga mfite intego zo kujya kuri radio nkavugiraho numvaga mfite intego. Yego. Ubwo rero nakigeze kinungura n'ubundi mu kugera i Kigali kwanjye nahazaga narabigambiriye nguma mpamagara ngira gute rero ntakigeze kintungura muri uyu mujyi wa Kigali. Mu by'ukuri hari abantu bareba Vava Vava uko asa nuko ameze n'uburyo yambara bakavuga ati nyamara nubwo Vava avuga yuko yabaga mu cyaro ariko Vava bigaragara yuko na mbere yose yari umusirimu. Ese Vava icyo gihe ukiba mu cyaro ni nk'ibiki wakora? Sinzi warahingaga wari umucuruzi wakora? Nakoze imirimo myinshi narahinze naravomye nasakuye isombe nakuye ibijumba narabagaye nateye ibishyimbo n'isoya umva ibintu byose narabikoze. Ariko mu by'ukuri umuntu ashobora kwibaza ate se nka Vava icyo gihe ko yabaga ari mu cyaro akora n'iyo mirimo nta tundi tuntu ashobora kuba yarakoraga twashoboraga kumufasha? Najyaga nkunda korora inkoko nkakunda no korora ihene nabaga mfite uduhene nyine turi hasi cyane tudahenze. Yego. Icyo gihe sinari kuvuga ngo ndabona ihene ya 60 nabonaga iy'icumi 12 14 gutyo. Ubwo bivuze ko n'ubundi wari n'umworozi. Nakundaga ibintu by'ihene nkunda n'ibintu by'inkoko niharikaga ibijumba nkirirwa mpinga mu rutoki. Ukunda ibintu mpinga mu rutoki nkatera imigozi. Ukunda ibintu by'ihene? Ubundi nyine ibijumba byakera nkajya kubigurisha. Yego. Nagenda nkajya kutandika ku kagare nimugoroba bama 300 buri mwandiko nkazageza nk'ibihumbi nkagura ihene. None se icyo gihe gahunda za leta abashaga kuzitabira nko mwavuga ngo barakora umuganda ngo inama nk'izo zigiye zitandukanye? Twawukoraga ku mugezi twakuburaga ku mugezi twebwe. Bajyaga gukubura ku mugezi. Yego. None se ubwo muri quartier byaga bimeze gute wowe imibanire yawe n'abandi baturage abasore baza kugusura byabaga bimeze bite? Abasore bigeze baza kunsura imibanire yanjye n'abaturage nakundaga guheka abana nkakunda gusigarana nyine abana b'abaturanyi tu bakagusigira nk'abana? Bakabansigira nyine bagiye guhinga
nkaza kubajyana iyo twakundaga guhinga ahantu mu mpinga y'Abahindura, tukajya guhingayo nyine imvura yabaga yaguye, hari hatuye abantu bishwe mu 94 mu ntambara bagize jenoside bihangane. Rero nkazamuka uwo musozi mpetse umwana bamunsigiye n'umutaka imvura iri kugwa, ugenda umuririmbira n'uturirimbo. Iyo rero niyo mirimo nakuze, mbese niho nahuriraga n'abaturage baba maduturanye. None se mu by'ukuri icyo gihe nibwo Imana yari kurimo yo kuba watangira kujya uhanga indirimbo? Icyo gihe ntago nta mpano yani ndimo, ko sinari nzi ubwenge bwo kuba najya mu murenge ngo ndirimbe ku munsi w'abagore. Nari nkiri muto cyane. Maze kumenya ubwenge rero nibwo natangiye kujya ndirimba mu murenge wacu wa Kirimbi. Intumwa za rubanda nyine abadepite bashyashya baje kubatwereka, hamwe n'abakuru b'ingabo mu murenge wa Kirimbi. Nibwo watangiye kugenda ugaragaza impano yawe. Hari amakuru nigeze kumva yuko umuproducer wagukoreye iriya ndirimbo yabaraje gupfa, nibyo cyaba babeshye? Hari uwakoze akavideo, ntabwo ari we wayikoze yose kuko wayikoze ari Huye, yari yakoze akavideo gato ukuntu ari nk'agasample. Barambwiye rero ngo yavuye mu rugo ari ku igare ngo baramugonga. Nari ntaramubonaho na rimwe, simbizi nimba ari byo nimba ari ukubeshya, nuko bambwiye tu. Urumva ko ni ibintu bibabaje, ariko nyine twihanganisha umuryango we. Ubagize amahirwe rero ubonye indirimbo yawe irazamutse. Ese nawe kubyakira wumvise ubyakira ute nka Vava wiberaga mu cyaro? Byaranejeje cyane rero, nibyo twahoze tuvuga, iyi Imana yakugeneye ikintu. Niyo wakora akantu gato gusa ujya kubona ukabona ukigezeho. Rero byamaye kumenyana n'umuryango ntazi, bamwe baba muri Amerika, abandi ba mu Bubiligi, baramfasha, abandi bati turagukunda, bakangira inama. Mbese iyo umenyekanye kuri YouTube hari ikintu Imana yakwemereye gukoresha abana bayo kikugeraho. Ubwo rero iriya ndirimbo nakoze ntacyo nayishinza, yampuje n'abantu ntari guhura nabo, mbagiriraho n'umugisha. Nta n'indirimbo nakora ngo yamamare nk'iriya. Ubu tumaze iminsi dukora iz'amatora, nazo ni nziza pe, ariko iriya nta ndirimbo yakamamara nkayo. Mu byumvikana byo rero, iyo ugize hiti ugira inshuti nyinshi ukagira n'abanzi benshi. Ibyo ni ibintu byumvikana. Harimo abaguca intege bakaba bavuga bati ese Vava uva mu cyaro cyari Nyamasheke, Vava sikavuke i Kigali, ugasanga ibyo ni ibintu bishobora kuba byatuma muri wowe usubira inyuma. Ibyo ni ibintu byumvikana. Ntabwo umuntu yavuga ko ntari kuvukira i Kigali ngo nsubire inyuma da, kandi nzi impamvu ko ntavuka i Kigali. Yego. Gusa icyo nawe nabonye uri umuntu utoroshye, ariko ngo nigeze kumva ngo umuntu umwe wagiye mu bukwe bwa Debeni ngo yagukubise urushyi neza. Muri iki gihe hari umuntu ujya kubitaba umuntu ko ninde muntu wagiye mu bukwe bwa Debeni? Hari umuntu waguhamagaye arakubasa, wabujemo ute utaratumiwe? Mwese muzeho wani wankubise urushyi ye, buriya muyoboka urabona ayoboye amategeko y'igihugu ku buryo yafata bakamuhohotera. Byagenze bite? Wenda ashobora kutubaza umuntu wadutumiye muri ubwo bukwe, ariko ntabwo muyoboke ari inkozi y'ibibi ku buryo yafata abana b'u Rwanda akabakubita basize ubusa. Niba ajya agera amahane sinanabizi. Yego. Ariko icyo gihe wabivuzeho unababaye, uvuga yuko ashobora kutubaza ati ninde abatumiye, twaje tuje kuvumba, akaba yavuga ati hana bari bwinjire n'abari ku rutonde. Akaba yabivuga bitewe n'uburyo ubwo bukwe buteguye, wenda se yanga kuza kuvangira ba nyiri ubwo bukwe, ariko nta rundi rugomo rundi tu. Yego. Hari andi magambo nigeze kumva mu minsi yashize yagendaga avugwaho yuko umuntu bita Joyeuse wari umaze igihe waramwibasiye. Joyeuse wa Jono? Yego. Joyeuse mwapfuye? Nta kintu mpfa nawe, ariko ibyo namubwiye na se yarabimubwiye mubyara. Se yamubwiye gute? Avuze ati mumbarize ngo Juna niba koko akunda na Joyeuse. Umwana nkunda na Joyeuse arimo, ahubwo mba nibaza nimba kuririmba Juna bitamutera igihe. Si uwo Juna mugani wa se aramwemera, Juna ntahari, arahari. Narutse guhura
n'umuntu ngo ugire inyabana na Juno arambwira ati rero ubu ngiye kuzajya gusabira Juno ku Kibuye numva nimuzerwa mumwirukaho numuzamufatisha ubundi Juno we wari wahura nawe mana nukuri bro Juno simuzi mana yanjye nta nubwo njya nifuza kumumenya pe kuko sina namufana nabonaga biri gucika kuriya gusa mu bantu mfana ni Bruce Melody wenyine wenda akazona ariko ngo Bruce Melody yigeze kuguhaka awa Juno rero masha nuko ni no mumbaze kabisa abonye biri gucika kuri nawe ubyinjiye najye mbabyinjiyemo ndavuga nti mbona ntawo muhuriye kandi rero Joyeze nawe yarabifashe nabi none se ubu mu by'ukuri urumva Joyeze wowe utaramuteye ubwoba yase bwoba bw'iki wowe nimba umusore afite njye navuze nti Juno ashobora kuba afite indangagaciro kuko simuzi wenda yishakira nka Miss nk'abo ba Deben ashaka nka ba Miss Pamela n'urugero none umuntu turutse hiyepfo uvuye iyo ngiyo mu muntu uza mu kazi ko mu rugo ngo shaka Juno bwiwe n'iki Juno ko adafite iterambere ryo gushaka ariko rero Joyeze mu muco wa Kinyarwanda ntago umukobwa bakwiye gutereta umuhungu umuhungu niwe ukwiye kugutereta nawe iyo wagiye kumuririmbira wa musariya Fazara aranakwihorera akagucama none se Vava tuvuge wakunze umusore wowe uri umukobwa aho kugira ngo upfe ntiwabimubwira urabimubwira ariko none kwiri guririmba ukabishyira muri social media kwiri guririmba ubyereka abantu bose ahubwo bijya bamwe baravuga ati se uriya mukobwa we yirebye bona yakunda n'uriya musore ese nyine ugasanga nabimutekereza mu mutima w'abantu bagiye kujya babimubwira bikagerekaho kuba atakwiyumvamo na ya magambo menshi akaza mu matwi ye ugasanga nyine bipfiriye rimwe urandika ukanyura mu bikari ukajya mwandika ariko Vava nawe rero umaze kubicakora guca mu bikari nyine nibyo ariko se Noheli ngo yaroze ngo yambitse ngo sime yarose guki mwarose yambitse impeta iyo anyura mu bikari nyine akamubwira izo nzozi iyo uje kuri social media bigaragara nabi yego ayose Vava utatubeshye turabara tubweze wowe nta musore uraza ngakubwira ati Vava wagwana bimeze bite abasore baraza ariko bitewe n'icyo uba wisizemo ko bangoreka nipagasirize ntubyitaho yego ariko mu by'ukuri baraza bakanagutereta none se turebye nka mbere utaraza muri social media abaguteretaga n'ubu ngubu wageze muri social media ni ryari babaye benshi n'ubu ngubu ariko ubu ngubu ho umuntu wo mu ntara nko muri Ngoma undi ndi w'Ikibungo undi hehe abantu bose ntabwo ariko wakundana nabo bose ureba nyine uw'inzozi zawe ziguyeho bigaragare ko ubu ngubu nyine birumvikana ko ufite n'umukunzi umva nta mukunzi mfite nta mukunzi mfite ngewe bibari biraho Vava turagukunda muganira biraho ngaho ariko nawe uravuga ngo gutya na gutya tuzabyereka n'ababyeyi ariko gusa abagutereta bo barahari muteretana baba bahari damese hari umuntu ugira uwo bateretana kandi nawe urukundo wari ufite ntarwo mfite rwa none ahangaha keretse mu bihe bizaza kandi Vava ufite n'amafaranga ntayo barandahiye ngo ewana itakora amafaranga ntayo n'ukuri umuntu uryoshye gutyo usa gutyo wambaye turinete twiza ufite agasatsi k'abatirere n'amafaranga burya umuntu wishyurira amaso burya bafite amafaranga ari iz'amaso urwaye amaso nabyo birashoboka hari akandi kantu bakuvuze Vava ngo ugira akantu ko kurakara nibyo cyangwa byarashize ndarakara rwose ngiye nk'intukiye mama nk'urugero wa mugore Jennifer yigeze kuntukira umubyeyi rwose niyo tuba turi kumwe nari kumukubita twari burwane abantu bakunda umuntu bavugaho ibyiza niyo uvuze ibi bivugira hirya ariko noneho mama wanjye ntawe uramubona muri showbiz rongeye bavumbwira tuzafata itoroshi ubwire nyoko haye n'umumurike mu nnyo numva ngiye ngize umujinya akazanamo akantu ngako kuko mama ni inshuti yanjye Fazara ukanyitukira ngewe ariko mama wanjye ariko Vava ko nawe uba wabatutse ngewe se ngo namututse iki we yaje akora ikiganiro ku rugendo Vava Vava nawe ntabwo ujya woro Joyeze waramwihanye mana Joyeze ntabwo namututse Joyeze namubwiye nti ucunga Juno niba akwemera utaza igihe cyawe cy'ubusa se ari igitutsi bigeze kumutoho niba ari akana apfa urakizi ikihe Joyeze se cyangwa uwo mugore n'uwo mugore watuka uwo mugore none se ubwo urumva wowe yashoboraga kugutuka wowe ukabyoroshya
urumva ko ubwo nyine habayemo nk'akantu ariko gusa muri social media bibaho wari warakaye. Umuntu akunda umuntu umuvugaho ibyiza, nta muntu ukunda ibintu bibi. Niuca kuri showbiz ukavuga umuntu nabi, umenye ko nimunahura azakumerera nabi. Atanakumerera nabi ntabwo azabyakira neza. Kuko rero nimba ushoboye gushaka gutuka umuntu ntacyo mufa, umuntu ntuzaturuka ukaza kumutukira ku itangazamakuru, mba numva atari byiza. Nimba n'icyo wamubonyeho ntabwo ati kisi cyiza, ariko ntuze gutukira ku itangazamakuru nongo uje no gutuka n'umuntu w'umubyeyi utazi utigeze ubona. Kandi wenda ibyo biri no mu bihe byarangiye, ubu ngubu hari izindi ntego ufite, ubu biri kugenda binashira. Ugenda uhinduka nyine uko ibihe bigenda biza. Ntari biryanjye ariko ngewe nzira umuntu ushomboza. Sinjya nkunda umuntu untuka, ubwo iyo ntutse nyine ndi burakare ngo usubize ko sinshobora amabagara ngo igihone ngo nitabe ngo nitaba sibiki ko nakubara ntigihone niwe karindagiraho. Ngo nawe bitumukoze yini. Yo mamagara igihone ngo nitaba ibiki se ko nakumerera nabi. Okay, noneho twakomeje. Ese mu buzima busanzwe nka Vava, ubundi gahunda yawe y'umunsi ubundi biteye iyo uri mu rugo? Gahunda yanjye y'umunsi ahantu nkunda kuki ubundi. Mva mu rugo ariko bampamagaye mu kazi. Iyo nzi ko ntari bukore ndaryama nkageza saa 4. Saa 4 nkabyuka nkiborosa, namara kwiborosa nkakoropa. Namara gukoropa nkoza ibyombo, ubundi nkateka igikoma. Ubwo rero namara guhisha igikoma nkakinywa, namara kukinywa nkajya muri douche, navayo nkateka ibya saa 6 ubwo ngubwo. Cyane bari byo nshyushya nkabishyushya. Nkagumaho rero mu gipangu, nagize umugisha wo guturana na ba nyiri ibyondo, tubatuye kumwe batuye aho ngaho. Nkagumaho ngaho, haba bafisi haba bandi umpamagati ngo no dukore, ubwo nkahita nambara nkagenda. Ntaba ntagiye rero nkagumaho ngaho, nta hantu nkunda kujya. Ese umuntu bita Firdausi uramuzi? Ndamuzi, ni umushuti wanjye. Firdausi umuzi iki kidasanzwe? Firdausi ikintu muziho nuko ngo yabyaranye na Ndimbati. Ariko ndamushimira cyane, abana be yarabareze, we nyirabo waraguma hangana nabo. Rero n'ubutwari yakoze, usanga abandi bakobwa batwara inda kuriya ugasanga rushi wamuyimuhaye ngo nayikuremo, ariko kuba yarabyaye bari abana be bakaba bakuze, mese ndabishima cyane. Maze iminsi numva inkuru bagiye gukora ubukwe, ntabyo yambwiye. Niba yaratwiciye ariko umukobwa ugiye gukora. Ariko rero nawe uba ufite amakuru mbibona kuri YouTube. Ariko sha umva Vava, yaba nawe urabizi mwana. Mbibona kuri YouTube bari kubivugaho. Iyo nimba ari byo, nimba bari gutwika ngabo bose banwere. Rero bo byanejeje cyane, navuze se koko manu bukoko buyabagiye gushaka. Nuwombo no musore nyine wari gukora ikiganiro abivuga, aravuze ngo ariko ngo umuntu ugiye gushaka ngo Firdausi ngo ubyaye ngo abana ngo babiri, ngo ubwo ngo umuntu ugiye kumushaka we ngo ubwo ngo Firdausi ntazajya gumagahangana na Ndimbati. None se wowe nawe ubyumvise nkawe ugasesengura nkawe Vava bitewe n'ibiganiro ugenda ubona cyane uburyo ubanye na Firdausi, wowe icyo kintu urumva cyaba ari cyiza cyane? Umva nta n'ingaruka cyagira? Impamvu mvuga ngo ni byiza, buriya iyo ubonye urwawe rugo, uricara ugatuza, ndetse n'uwo mugabo ntabwo yakongera guhangana nawe. Kandi noneho n'abandi bavuga ngo azongera abyarane nawe, azomubyarira kabiri abiwawe cyangwa gatatu, ntabwo baba bakibivuze. Ubonye urwawe rugo, kandi ukabutandukanye na wa mugabo ku buryo utakongera kukururana nawe. Ubwo rero biba ari byiza cyane. Vava, rero twagiranye ikiganiro cyiza ariko turi kugenda tunasoza. Mu by'ukuri hari ibintu byinshi wagiye ubona, hari ibyo wagiye wunguka. Ndibaza byo ubu wakubwira ngo usubire mu ntara byagorana. Kigali yaryoshye. Nasubirayo. Kigali iraryoshye. Vava, ubyuka Kigali uhari uko wabonye icyo kiraka, ako kazi utakabonye. Waba Kigali umari. Wese mu ntara baryama kugeza saa 4. Saa 4 mama yaratubyutsaga. Wasa wari ibiti byo mu cyaro. Ati ni mubyuka tugenda guhinga. Ubundi ukajya guhinga? Najyaga ntwika ibigonyi kera ndi umwana nyine bakandiha. Najyaga nkunda kujya mu ziko nkavanamo ibishirira nkajya nyuma y'inzu mu rubavu nkajya nkozaho bikagurumira. Aho bari kuzatwika n'inzu. Kwa dufite ikigonyi cy'ibyatsi.
ariyo nzu yanyu se nicyo twacaniragamo nyine kibamo n'ihene yewe wari kuzagitwika ubwo rero nyine ibiti narabiriye da nabonaga ibyatsi biri kugurumira nkaguma nsora ibishirira nkozaho bikaba biratse mama akagenda akazana indobo y'amazi agatwema bava rero warakubagana hari akandi kantu nigeze kumva urimo uvuga ku burwayi wigeze kugira bw'indwara bita inkubiswe n'ubwa mbere njye nari inkubise indwara yitwa inkubise ntayoze niyo ngira gusobanurire iyo ndwara iba imeze iti n'ubwa mbere nari inyumvise indwara yitwa inkubise nyine ni indwara iza nk'ifumba ifumba se nayo ntayoze ifumba ndumva yo naba nyizi nayo iba imeze nk'ifumba cyangwa se nk'inzibyi nayo yego nayo rero niko bimeze ishobora kuza kugufata wenda se nko mu gahanga hakabyimba cyangwa mu musaya hakabyimba nyine bivurwa n'abanyarwanda tu yego baguye imiti ya kinyarwanda yego ubyumvikana byo urumva ko ubuzima bwose urabuzi nubwo bavuga ngo uraryoshye ariko urumva waciye muri life igoranye mbega ubuzima bwose ushobora kuba wabubamo ubuzima bwose ntabubamo ntabwo ubuzima bujya buncanga kuko guhinga mba mbizi kujya aho mu mujyi nkoga nkifata neza nkateka agafiriti nkashyiraho ka mayoneze mugane wa mama niwe ujya uza kunsura i Kigali yadusanga nk'aho turi gukora nkavuga ntese wababwiye bakagukorera komande ukabwira umuseriveri ati nkorera agafiriti ushyireho na twa tuvuta tumeze nk'ikiburi n'utwo tuvuta akatumenaho utwo tuvuta nanjye rero naturya bwacya nabwo nagera hari ikijumba nkavuga ngo ndarya ikijumba kuko nakiriye kera ubwo rero ntabwo ubuzima bwantungura mu buzima busanzwe Vava avukana n'abana bangahe avukana n'abana 5 turiho turi 3 gusa uri uwa kangahe njye ndi bucura bikaba bucura uri umunyamugisha ndi bucura njyewe yego turasoje rero niki wasorezaho ubwira abanyarwanda badukurikirana kuri Innovation Smart TV haba ari abanyarwanda bose muri rusange abafana banjye by'umwihariko bankore subscribe kuri Vava TV show ikindi kandi buri mwe wese ahari cyakora Imana imuha umugisha mwinshi umuntu wahisemo kureba ibyo twakoze akavuga ati reka ndebe aba bantu reka ntumwanya ndebe ibyo bakoze n'ukuri Imana igi muha umugisha mwinshi sawa urakoze cyane urakoze cyane